turwemi ganzima nzira kuwa twese twamwimiki tumutetembe bimunyure mwarutagira umwaga umwangavu wariboye umutoni wa twese uwitse kwisana se tumuteteshe ijuru tumuririmbe bimunyure mwarutagira umwaga umwangavu wariboye umutoni wa twese uwitse kwisana se tumuteteshe tumuririmbe mumusanganiza amashyi menshi nimumurangamire ahavuka zivuga urwute ahagiye muvuzi muto. uyu mwari ngira ngo twahuza ibiganza tugashima Imana kubwe, twongere duhuze ibiganza. Numvaga rwose yakomeza akaririmba, araririmba afite ijwi nka rya rindi ryanjye neza. Mwumvise tudahuje amajwi? Reka twongere dushima Imana ni ukuri kubw'aba bageni beza, abamama bambaye neza, abakobwa bambaye neza. Nanze kuvugira muri iriya jwi ryiza, hanyuma mu nkundire abamama tubakomera amashyi batatu. Tubashimire rwose ababyeyi bambaye neza, abagabo babo niba bari aha tubashimire rwose, barimo barakora akazi neza. Hanyuma namwe muze kwerekeza ibumoso bwanjye, reka tubashimire nabo, tubashimire rwose barabikora neza. Hanyuma marene rwose uraba uri hafi, abakobwa beza namwe mwerekeza ibumoso, ni abakobwa beza. Abasore ba Yesu nashimwe mugana w'abadeperi, haleluya. Data rero ngira ngo amasaha yagiye, mushiki wanjye urabona ko yambaye neza, arasa neza. Iwantumye ndatumitse, zaho nanjye ndaza gukomeza mu mwanya. Ibabeka bakureka uziramo wera rero nagira ngo nkubwire amakuru make yabereye hano. Ibyo bintu rero ko ari bitatu byakozwe. Icya mbere twahereyeho, twarebye Fred, twamuramukije, twamushimye, twamuvugije amashyi n'impundu mu by'ukuri, ndetse nawe turagushima, turanagushimira kuko woherera umuntu w'intumwa yo kutubwira gusa arandi makuru. Ariko abangaba ni bake beza baje kugufasha ibirori kugira ngo bakuvugirize. Uriya ni we so ubukwe uhagarariye bariya bose ureba. Uryamuhire none ari kwambura. Hagarariye abahire bose. Ndaryitude. Ariko hagati aho nuko Fred yakunze umugore mwiza atazagomba kumanura n'iyi. Yaciye Reka mbasabe duhuze ibiganza, twongere dushime Imana yacu, twongere tuyishimire cyane. Reka nisabire Fred rwose na ndaguha mikoro. Fred arimo amanuka, reka tumukomera amashyi menshi cyane. Ugire gute? Tere namgaze usange nze kubwira barumuna banjye namwe muze hano, komeze muze muzane mushiki wanjye. Muhire yabivuze neza ngo Fred ntago azagorwa ngo no kumanura
inkwi ariko muri iki gihe ni gaze no gufyonda gusa byaroroshye, maze muze kugaruka aho ngaho rwose. Ndaza gusaba Fred atera intambwe ndamukirize barumuna banjye ababaza amakuru yuko byari byifashe hariya muri za nyana barimo, utambuka ubandamukirize maze barumuna banjye namwe mworohe ntirize kuba bimwe by'abashyumba. Ndabona rwose mudakoreka muze koroha kubera ko icyo Imana yavuze se hari uwakitambika se? Ni umuvandimwe wakitambika icyo Imana yavuze. Ndabona Fred abandi duhuza ibiganza baramutse babwira ngo muri ba bofre beza nubwo rwose biri mu nzira yabyo. Ndabona bahereza mabasha babwira ngo muze kundamukiriza maze umuhobere mubwire ngo bayi muhoberera murumuna wanjye rwose. Abandi dushima Imana ku bwabo. Ntago nari mwanze ndacyagukunda, ibyo ubona ni bike. Iburyo rwose muhoberera murumuna wanjye kandi mubwire ngo wakoze kugendana nanjye. Maze nse barumuna banjye duhindukire turebe ibumoso tuze kuririmba ya ndirimbo ngo moso ryo moso moso muvuge niryo. Tubakomera amashyi menshi cyane babereke ibyicaro byiza. Imana amashyi menshi cyane. Aha baramukanya nk'abakozi b'Imana n'abana b'Imana. Fred aragira ati rero warakoze cyane. Ndaza gusaba uri kubanga bw'ibyuma tuzamura akaririmbo keza gato ibiganza tuba komera amashyi menshi cyane. Ndaza gusaba n'ubundi babarumuna banjye baze kubamfashiriza izo nkongoro bazishyire aho twateguye kugira ngo tuze kwakirira Fred. Fred rero yantumye arambwira ngo warakoze kuzirikana ijambo ryiza yakubwiye, hari impano nziza yateguye ariko by'umwihariko hari impeta. Si ibyo gusa, hari n'impano nziza y'ururabo nateguye yo kubwira ngo uko runo ngafata irembo hakiri kare. Twongera dushima Imana ku bw'aba bageni. Hanyuma Fred nanone hari impano agifite, ndaza gusaba Marina mumfashirize. Hari impano yateguwe na Fred yo gushimira Uwera. Turi mu bihe by'imperuka, abatabizi mubimenye. Umusore asigaye abwira ijambo umukobwa. Impano ya Fred yateguriye Uwera, maze b'abakobwa muze kumva hafi. Umukobwa akabwira umusore ngo mbivuyemo nta mpamvu. Imana ishimwe, dukomere Imana amashyi ku bwa Uwera wazirikanye Isabelle. Imana iguhereze Imana
yambwiye ngo ngushimire. Uri umubyeyi wo gushimirwa, uri indashyikirwa. Nsabe ababyeyi b'abamama barahanga kuko muzi uburyo kubyara no kurera bigora bitoroshye. Dushime Imana tuyivugirize impundu ku bwa mama Isabelle. Fredero yambwiye ngo ngushimire. By'umwihariko ibyo Uwera yamubwiye ni ukuri umukristo musengana kandi mwagize ibihe byiza. Ari indi mpano n'ubundi yateguwe. Ari indi mpano yateguwe. itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we ari mu bugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we ari mu bugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we ari mu bugingo. Ishusho y'Imana itagaragara n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we hari mu bugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we hari mu bugingo. Iyo niyo data, iyo niyo data bidasubirwaho, iyo data we. Iyo niyo data, iyo niyo data bidasubirwaho, iyo data we. Iyo niyo data, iyo niyo data we bidasubirwaho, iyo data we. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we hari mu bugingo. Ishusho
ngo niyo data we ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gusheshagura kandi ari we mubyeyi w'imitima. Ambuke hari impano rero bafite ko gushimira n'inshuti za bugufi mwasenganye mwataramanye, nagira ngo iyo mpano bayizane. Hanyuma nibamara kuhagera muze kuyitanga. Hanyuma nibamara gufata iyi foto, hari abakobwa bo mu Bagunga nabo bifuje guha impano Freddy. Harimo ababyeyi bashaka gutaha batari buboneke nimugoroba, bafite abana bato bifuje rwose nayo kumwambara. Abakobwa mu Bagunga namwe mwatambuka. Yesu ashimwe cyane. Muzamurire icubahiro Imana baba. Turishimye nk'abamama bacu Misagara. Abamama mureba aha twavuye mu bice bitandukanye duhurira muri Kimisagara. Imana itugirira neza. Twareze aba bana mu buzima bugoye. Muri bukabamama bukakaye, Imana itugirira neza barakura. Bakaba bageze kuri uyu munsi batwereka ibirori twagaye dutatana tuja hirya no hino turatandukanye, ariko turagoza bugoye bwari bukakaye, ariko Imana ikaba itugiriye neza tukaba tugeze ku birori by'abana bacu, tukaba turimo gushimira Imana, ikaba iri kudutera iteka dushimira Imana yabikoze. Imana ihabwe icubahiro. Aka ni akantu gatera kasembure gatoya ko kugira ngo twibuke kugira neza kw'Imana aho yadukuye n'aho itugejeje. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Reka mbashimire. Hanyuma tugiye ku ruhande rwose rwa Isabel, nawe afite impano nyinshi. Impamvu ngira ngo data yambwiye ngo Muhire ni mukuru muri iki gitaramo icyo uri bukore rwose Muhire uze kumuha umwanya urambuye ko ni umushyitsi akaba n'inshuti yanjye nkuru. Nagira ngo nsabe famiye ya Mbera batambuke. Hari impano. Reka tubashimire uyu muryango rwose buryo bahagaze. Famiye Mbera muri abantu beza, mwahagaze ahantu hakomeye, mwabanye nawe muri byinshi. Imana ibahereze umugisha by'umwihariko kubw'uyu munsi.